Happy peace, your love for me, yeah. Iyo nkunze sinzuyaza. Baby, you're sweet like a pineapple. All the leaf. I took a part in the fading life, yeah. Would you call me honey? Yeah, yeah, would you call me baby love? Would you kiss me daddy? Baby, you're my addiction. I'll be here for a good time, eh? A good time. I can stay for a long time, eh? A long time. When you move to the left, I go to the light. I go to the wrong, baby. Let me know, baby, take it slow. You got me. We got a good thing. Everybody else can see me. I got you. We got something just too good to observe. Okay. We don't need no money, only you and I. What we've got to get to the muri MEGAMIND LIFE TV. Akuziko ndumva gutarije. Yeah. Nisengira icyifuzo. Sinzi niba muzabinkorera. Azabasanga aho mukorera repetition. You are the most welcome. Are you? We got something just too good to hold inside. We don't need no money to the muri MEGAMIND LIFE TV. MEGAMIND LIFE TV. Ya, bakunzi ba MEGAMIND LIFE TV aho muherereye mu mpande zitandukanye zose z'isi, twongeye kubasuza tugira tuti amahoro ya Nyagasani abane namwe muri byose mukora mugire guhirwa kandi umwami Imana ibarinde umwaku. Uyu munsi rero ntusanzwe nk'uko murambibabwira, ubundi niba ugize amahirwe yo kurama no kuramuka ntago aba yagize bose. Ni nayo mpamvu ngira nkubwira ati kwiragiza rurema ni ingenzi mu mibereho yawe ya buri munsi. Ashobora kuba utarakora subscribe, bikore aka kanya utarabyibagirwa, kandi nawe wabikoze reka tugire tuti warakoze kandi wagize neza. Uyu munsi turi kumwe n'abatumirwa ko mbona mutishimye. Ibyishimo ni byose. Bitewe n'ubwinshi bwanyu kubavuga biragoye, kandi bitewe n'abo muri bo kubasobanura byampenda, ariko reka mbasabe mutwibwire muri bandi. Mwakoze cyane. Twe tubari imbere ni Brotherhood Band. Yeah. Brotherhood Band. Hanyuma mwadufasha mukagenda mutwibwira umwe kuri umwe niba nta kintu bitwaye. Mwakoze cyane. N'icyo akora muri band. Nta kibazo. Amazina yanjye nitwa Mugabeshi. Amazina yanjye. Akazi nkora muri Brotherhood Band, curanga keyboard. Pianist. Yeah. Yeah. Kandi uburyo bwawe hari Jusa nkaho mbari imbere ariko n'ubundi turafasha kufisa. Okay. Reka turebe uri buryo bwawe nawe twibwire niba ntacyo bitwaye. Mwakoze cyane. Nanjye nitwa Irakoze Joshua. Ukora iki muri Brotherhood? Muri Brotherhood bafasha gucuranga kanseti. Ngoma. Ko mbona uri muto wabyise byara. Hashize imyaka 10. Nawe subu. Yavukanye experience. Subire. Ubundi ufite imyaka ingana watarira? Imyaka 11. 11 yose. Wavutse usanga hari ingoma no kugira. Hanyuma kandi ibyo Mugabe ibumoso bwe tubafite undi musore mwiza cyane wambaye iby'umweru n'umukara. Yeah, well, thank you so much. Njyewe nitwa Ememeda. Yes, abantu umwe muri Brotherhood Music Band. Rero abandi vocalist
yo yani ku bintu bijyanye n'amajwi kuririmba. You know, that's my thing, bro. muri make umuhogo wawe yigize ikibazo. Umuhogo wanjye ntabwo yigira ikibazo, mpora naturitse. Thank you so much. Mukanya muraza kumwumva mu ijwi ryiza rijyanye n'umuhogo Imana yamuhaye. Nizera ko buriya uburebure bwe bushobora kuba busumbwa cyane n'ijwi rye. Ariko ni byiza kandi buryo ibumoso bwanyu hari undi nawe wambaye iby'umuhondo n'umukara ariko asizemo n'ingofero hariya, sinzi niba nta kintu wahishemo. Koramo turebe. Usanga ndahebutse kwiyogosha. Bijya bigora, usanga buriya yasizemo akantu ariko ntawamenya. Tumara impungenge, bimeze bite? Meze neza. Hanyuma twibwire abakunzi ba Megamind Life TV. Okay, murakoze. Nanjye nitwa Justin Jasmine, niryo zina ry'umwuga. Nuko ababyeyi banyise Iranzi Christian. Muri Brotherhood Band n'umucuranzi ncuranga gitari. Simwe na rimwe ncuranga solo, kuko harimo acoustic uretse ko atigeze abasha kubona. Utana wazaboneka buriya na bass wayicuranga. Ntabwo bibasha. Nindi bacurangira bass no? Nawe arahari. Yadusimbura nanjye nkacuranga. Mbese wowe hose nyine ufatira mwenye twaje ni universal isoko z'ogoshe. Hanyuma uyu munsi wa none muduteganyirije abakunzi ba Megamind Life TV. Nakoze cyane. Tubateganyiriza ibintu byinshi, tuje kuba twamurika ibikorwa byacu. Bafite n'ibindi byinshi mu buzima bw'igihe turi bubaranemo. Ahubwo muvuze kumurika ibikorwa ndibuka. Hari indirimbo iri kubica hanze yitwa Dusma na Valentines. Bimeze bite? Nta kuntu mwaduha kapera gato kujya twumve niba ari iyanyu cyangwa mwarashishu. Yeah, well, indirimbo ni mashup. Aya hose mugomba kuduhaho mwe gutangira kuduhitiramo kuko turashaka kumenya ni mwebwe cyangwa n'abandi. Yeah, it's actually the song ni indirimbo twaronchize ku munsi w'ejo, and yabaye indirimbo nziza vraiment. Up to now the feedback nziza ku gikorwa twakoze. We didn't expect that. So rero turi hano kugira ngo n'ubundi dukomeze dushishikarize abantu batarabasha kuyibona cyangwa se batarayumva. Guys, ibintu birimo hara ni ibintu byiza cyane. Jasmine hara yakubise solo irumvikana neza, nanjye hara kwijwi ndi gucurangamo na acoustic urumva. It sounded perfect, you know. Yeah. Mwaratwitse mu mvugo zabo. Harahiye Yes, muzamuke muduha kapera twumve. Happy peace, your love for me, yeah. Iyo hunze sinzuyaza. Baby, you're sweet like a pineapple. On the lip, I took a part in the faded love, yeah. Would you call me honey? Yeah, would you call me baby love? Would you kiss me too? Baby, you're my addiction. I'll be here for a good time, a good time. I can stay for a long time, a long time. When you move to the left, I go to the light, I go to the wrong, baby. Let me know, baby, take it slow. You're rockin' it, you're from heaven. If you want me, let me love you. You got me dancing in your Nisazuza munda, baby. The summer, yeah. Give me love, yeah. The summer, yeah. One time for my baby love, yeah. The summer, yeah, yeah. This is Valentine. Yeah.
umunsi usezera papa amagambo yambwiye atuza ndeberera umwana ndakureba ngibuka mu maso ha mama adashaka kukurekura batakana kangiyo niba humure kuko nasezeranye imbere y'Imana nzagukunda kurusha uko wikunda niba wibaza niba nzagukunda karamata yego ntakizakundutira yego uzahora urima bare barantaye nzagukunda karamata yego ntakizakundutira yego uzahora urima bare barantaye bare Okay. It is what it is. Yes. Hey, Yeah, man. yeah. Ibintu ko numva biryoshye man. biraryoheye Bisengira ikibazo mubikorera he? jana hariho hose kabisa abwire neza perezida akoraye Hey. Twe dufite ahantu tubarizwa ntabwo dukorera hariho hose ahubwo nyine twe dufite ahantu tubarizwa nyine dufata nka office dukeneye wadusanga so dufite ama platform dukoresha ama Instagram ama Facebook n'amanimero ya WhatsApp dukoresha wadusanga gusa practice dukorera Chazanga niho dukorera. So muri buze kuduha nimero ku buryo umuntu abashaka yababona. Nta kibazo rwose. Kuko nkanjye muraririmbye nutangiye kunyirukankamo kandi abiza amafiringi y'abagabo bakomeye ati mbajya mu nda ariko noneho yaragiye kujya hanze yabuze gato ariko nyine ndikaruma nabati batamboneramo tanyuzamishisha ariko mu by'ukuri numva mufite ibikorwa byiza iyi dusuma muyishyira hanze na Valentine nabonye iyihe feedback so far navuga ngo so far so good ya ibintu bimeze neza cyane ko ngubu ngiye gufit feedback maze kwakira feedback nyinshi cyane kugeza nono nageze ku rwego rwo kubazwa imyambaro nayo nambaye I got shocked for real nabashijwe imyambaro nari nambaye maybe arayikunze obviously arayikunze so rero niyo mpamvu umuntu wayimbaje ndi kugira ngo aze gushirira amatsiko yenda kuri Megamind Life TV nambitswe na Soso fashion niho nyimbitse kuva ku ishati nayo nambaye ipantaro nayo nambaye nisengeri nayo nambaye etc nitegereza n'inkweto man nibyo mutabonye cyakoze nayo nambaye urukweto rwiza cyazo nuko bagiye barwerekana igice n'icyo ubundi bagombaga kwerekana umuririmbyi ya cameraman baramenya I don't know how cameraman na cinematographer anyways uyu nguyu just man anyway he did great job on that. I think he can maybe say something about the song. Ndirimbo ke twari gufatanya nyine ko wazi kuririmba so hari muzira ndirimbo miti yakoze nyine Dusuman Plug so no hantu twakuye nyine nka inspiration ke kuri nyine nkakava kumwe yakoze nyine akoresha acoustic n'amajwi gusa so turahura nyine turepeta ngira amerwe nzangazi kuririmba nanjye nkora practice uko anjye nyine ngo nabivuyemo turavuga ko tubikore noneho turebe ikizavamo kandi noneho ndabona byarabaye byiza cyane kurusha ariko n'uteganya ibintu uko nabiteganyaga byaje birenze byagwaye umusaruro urenze uwo wari witeze ubona niteze ni ibintu byiza hanyuma hari ubukwe mperutse gutaha nsanga muri kuburirimbamo no mu bukwe hose muraririmba bimeze bite ubundi twebwe turama universe urumva ahantu hose ugiye bahapfa kuba hari ikintu bita music just structure kuko we have a drama dufite drama with ingoma neza cyane nk'ubu ngubu nuko zidahari
adukubiteho mwese mwava mu byanyu. Pianiste. Iyo ngeze kuri pianiste noneho hari indirimbo acuranga neza bita Hello ya Enrique Iglesias. Kuri piano ajyaho neza, arayikubita neza. Byita kugwamo. Nangushamo neza uko urumva iyo keyboard irize neza nawe uri buririmbe. There is that feeling, uburyo wumva umeze neza ku buryo uririmba ibintu biri classic, you know. The guitarist man there, because agiye kunda gitari cyane. Rero he inspires me a lot. So rero nawe yageze ku gucuranga gitari, ibintu bigenda neza. So ahantu hose rero haba mu bukwe, you can sing, my event atandukanye turaririmba, my birthday parties, you know, we do karaoke music, you know, ahantu hose, as long as badukeneye kuko turirimba music iyo ariyo yose. Karaoke. Yeah, we do karaoke music, you know. Okay. Ushobora kuduha urugero kuri karaoke? Wow. Yeah, we can, we have country. We have country music always. What do we have there? Maybe, yeah, we can we do You're My Best Friend? Yeah, that's the one. Okay. You got me. We got a good thing everybody else can see. Me, I got you. We got something just too good to hold. Sorry. Okay. We don't need no money, only you and I. What we've got to get to the muri MEGAMIND LIFE TV. Ariko ziko ndumva gutareke. Yeah. Nisengira icyifuzo. Sinzi niba muzabikorera. Mazabasanga aho mukorera repetition. You are the most welcome. Are you? We got something just too good to hold inside. We don't need no money to the muri MEGAMIND LIFE TV. Yewe. Yo, it is, man. Ariko numvaga byari bitangiye kuza, ahubwo sinzi impamvu rekeye. Ariko binteye icyifuzo. Ubwo nyine nisengira icyifuzo cy'uko utaha umuntu yazabasaba mukora practice. Yeah, you are the most welcome. No, tukagaragariza abakunzi bacu icyo dushoboye. Nitwashaka tuzaririmba ibicumi ariko tubashyiriye hasi umuziki wa tuzakore concert. Yakire mwumve, twumva beat y'umuvandimwe ahangaha ku ngoma, twumva piano ira neza, twumva solo acoustic. Nuwa baze muzamutumire. Azaba hari. Okay, tuzapanga mu minsi iri imbere, Imana niduha ubuzima, tuzabikora kandi bizagenda neza. None mwese ko muri hano, ndahera ku mucuranzi wa guitar. Watangiye byari wo gucuranga guitar? Okay, natangiye 2015 kirwo gambe navuze ko nangiye kwiga guitar, kuko guitar narayihoranye kuva na mbere. Ako no 2015 yarayivuga. Karani ngahano yarayihoranye kuva na mbere, rwose na 2011 guitar nari 2011 na guitar nabona baganyikora, ariko 2015 nibwo nafashe umwanzuro ngo kino neka mbese nangire niki. Ndiga bigeze 2017 mbona nago bizamira ndabireka. Ndabireka nza kongera gusubira. Ucikireje ndaguciye intege. Ndi waziciye burya. Hari ukuntu nyine nawe ubwawe ukora ibintu ukabona ukabona ntabwo birimo biravamo neza, ukabona no wabonye wagira ngo hari akantu bamenya bari kuri YouTube ugahora n'undi muntu akabara gukomye, ugahita ubibona hasi nyine. Ibona hasi ukavuga isubiza biriya bintu wasanga bari namaje. Kimwe n'uko ngo no kuregera guitar. So 2018 ubwo nabaye no muza kubisubiramo, noneho mbishyiramo no mbikora mbikunza, atari kuvuga ngo kugira ngo bizanunge cyangwa mbikora uko mbikunze tu. Byananira nkabihundi umunsi, byananira nkabihundi umunsi. So kugeza na n'ubu ngubu ngo ni gutyo natangiye. Okay. Yeah. None nk'umuntu nawe wabitangiye ariko agahura n'inzitizi zitandukanye akabireka, niye motivation wamuha? So motivation namuha gusa ntabwo byoroshye ariko ya no gushyira amakabaraga kuko muziki ntabwo irangira. So kandi ukanyurwa naho ugeze nyine pfa ko utarekeye aho kwiga kuko muziki ntabwo irangira. So ugakunda indi muziki nuko nuguhozaho niko nabi. So mu gihe wajejeho ibintu bizaza kabisa. Man, kuvuza imyaka nkumva ni myinshi, uziko
waba yaratangiye business ubu ngubu yaba yaragafashe yaba yaragafashe kabisa. none wowe imaze kukwinjiriza yanga mu gitari ntabwo nigeze kuvuga ngo ntayabara ariko kuva 2019 amafaranga yose mba mfite ubundi akenshi kubera umuziki kugeza na n'ubu rwose nubwo utunze ingofero ishati ipantaro inkweto n'amasogisi siko bya bintu bishobora kuba birimo akantu. Hanyuma nk'abantu bafubye umuziki akumva ko wamucurangira ukamuririmbira for free wamugiriye inama? So inama nagira uwo muntu nuko bagomba gusobanukirwa ko muziki ari akazi nk'akandi. Hari ababa barabyigiye kimwe nuko tunagura n'ibikoresho ugasanga n'itarafutamana amafaranga yiguze imiryango ngomba guhindura buri kwezi nakana umuntu akakagura. So ni nkaho umuntu aba yarashoye ubundi nawe nyine tu. So kugusanga nyine kwa kwenda umuntu aba atari uragize ubundi utabuze cyangwa no nabwitumera niko nabivuga. Utosya bwitumera. So kubera igihe kwa ko nyine atarabibayemo nyine n'impamvu atabagacire ku bundi muziki rwose yakabaye nka business nk'akandi kazi kose. Murakoze cyane. Reka turebe umuririmbyi wacu wavukanye impano cyangwa warabyize. It's me medal again, you know. Yewe urumva ni ibintu biri mu maraso. Naravutse mvukana nabyo. Natangiye kuririmba ngewe nkiri umwana muto cyane kabisa. Ariko nyine ntabwo nari nakisobanukiye ngo menye ngo bishobora kuba byamarira iki cyangwa bifite agaciro kangana gute ku rugero runaka. Ariko ikikurimo bura ntaho kijya. Byakomeje tubiza naba nicaye kumva nshatse kuririmba. Uko ibe byakomeje rero kugenda naje kwisanga nyine baye umunyamuziki. N'ubu ngubu nyine ndacyaririmba mani. Numvise injyana zose ugwamo. Injyana nayo uririmba neza ukavuga ati iyi ngiyo niyo naba nsinziriye narota nyiririmba. Ubundi ngewe injyana bura indyohera cyane cyangwa se nkunda. Ndetse nk'ubu ngubu bakoze ku rufunguza nkumvaho on fire ukuntu buragara akantu kandi umuntu karangoma. Okay. You have missed again. Oh, it's fine. Uzakadiriting ngahe? You got this. It's fine. Komeza. Okay. Akanga kumuzaga kure. Yeah. Nyine wasubiza ikibazo kuko nari nkubajije nihe njyana. Oh yeah, wow. Injyana rero inyiinspiringa cyane. Country music. Igisubizo nubwo atari nje bari Okay. Yeah, I'm a country man, yes. I'm a gentle giant, you know. Numva kenshi na kenshi uririmba indirimbo z'abandi. Naza waba uririmba ku giti cyawe nk'umuhanzi? So far iyo ni inkuru igomba kuba nziza mu minsi iri imbere muyiteka. Yes. Murakoze cyane. Turi kumwe na pianiste. Piano usibye kuba nagenda nka dodanga ariko nabyo mva numva atari talent yanjye. Byagutwagiye kingana iki kugira ngo ugere ku rwego ugezeho? Genda shaje mu muziki. Ureze. Ko ngiye nagiye gucuranga piano mu rusengero. 2009 ndabyibuka neza igihe nshobora kuba nari ndi niba atari mu wa kane primaire mu wa gatanu. Taramera no kugana. Hano ntabwo baba yambura yabura gushobora. Icyo gihe nibwo natangiye. Ni izihe challenge wagiye uhura nabyo mu rugendo rwawe rwa muzika? Imyaka 13 mu muziki. Imyaka myinshi cyane umuntu yarahuye nabyo. Usibye ko ngiye nagize amahirwe nakuze ababyeyi banjye nta rugo ngiye usibye no kuvuga ngo kuba mba muri kora kuba ndi umucuranzi mu rugo ngiye nyine w'umucuranzi ngiye nyine w'umuririmbyi byose nyine bitangaje karirimba gusa nyine mu rugo ntabwo
nubwo atari ibintu bakunda cyane ariko ntabwo ari abantu banciye intege bambwire ngo oya ibintu bireke oya. Inspiration wayikuye he? Kuko usanga nk'uyu nguyu wabo bararirimba, nk'uyu nguyu wabo baracuranga, wowe numva ko ari ibintu ni ibintu nyine byari bindi mu bisa nk'ibyamvumbutsemo nanjye, kuko njye gitangira gucuranga si ibintu nakunda, si ibintu numvaga kumva na mfite imyaka 9 ntabwo si ibintu nakunda. Ninde umuntu wabigukundishije uvuga ati byibuze uyu muntu yamaye courage arambwira ati komeza imbere gato uzagafata? Wenda nubwo ari uhamya burebure, gusa ahantu mu rugo twasengeraga ibyuma byabikwaga mu rusengero, ariko urufunguzo rw'urusengero barubika mu rugo. So hari abantu bazaga kwiga rero baza gufata urufunguzo mu rugo, nijya rubajyaniraga bakiga, ubwo nanjye nyine mpahagaze wicaye aho ngaho kurikirana kugenda nyine ncunga hari igihe nazindukaga nkaza nkabesitara bakaza bakiga, ishyiramo akagoma nyine ubwo nkaba ndenjoyinga akagoma baza bakiga. Ubundi njye ibintu byo kuvuga ngo muzike ntangire kuyiga bya nyabyo bya kinyamwuga nabikoze maze amezi 3 nicuranga mu rusengero. Ni ibintu bitumvikana. Mbere hose wari utaramenya ibyo urimo. Nanjye numvaga si ibintu nakundaga. Uw'ingoma we twamuvuzeho yabitubwiye, hanyuma twongeye kubashimira kuba mwitabiye ubutumire bwa Megamind Life TV. N'ubutani twabakenera muzaza turahari, uzadusanga nugukomanga tuzabaga. Okay, murakoze cyane. Reka nsabe buri muntu wese mu munota umwe agira icyo abwira abakunzi ba Megamind Life TV kandi n'abakunzi be muri rusange. Turahera ibumoso bwacu. Bakunzi ba Megamind Life TV, turabashishikariza gukora subscribe, like na comment byose. Then bakunzi bacu turabashishikariza natwe gusubscribinga kuri channel yacu Justin Official, Justin Jazzman. Okay, so basubscribinge kandi banasharinge ko twafite ibintu byinshi buri akari kamwe, ariko twafite n'ibindi byinshi kabisa. Banyote bahishe bashonje cyangwa ubundi bashonje banyote so nicyo nababwira. Okay, twakomeje. Ikintu njyewe nashishikariza abantu badufana ndetse n'abantu bakurikirana Megamind Life TV, bakomeze badukurikirane. Ibikorwa byacu biri kuboneka kuri Justin Jazzman, niyo channel sofa turi gukoraho on YouTube, and then bakore subscribe and share again kuri Megamind Life TV hano turi. Mare n'amatsiko hari abantu badukunda b'Abatanzania, ndetse hari n'abandi bo mu bihugu bigiye bitandukanye nabo. Tanzania, we are coming. I've got some Swahili covers and so far we are getting there. Maybe we can do by Diamond and whatever. Tanzania dushobora kubakorera cover ya Utu ya Alikiba, n'indirimbo ari gutrendinga cyane no mu bukwe, n'indirimbo ushobora kuba waririmba. And those who have hari igihe cyo gutera ivayi igihe cyo gutera igihe kibaho, mushobora kudutumira nabwo kuko urumva abantu baririmba imitoma turayigendana, ni ibintu mbese biba biri mu maraso. Ushobora kuza ntabwo kubita ari indirimbo kugira ngo maybe ubwo ndi kuvuga nubwo wenda n'Abatanzania kugira ngo Utu na utulivu, yani usibabaike, usiwe na shida yoyote ile, tuko pamoja, mimi nakupenda najua. So rero ibyo nabyo mudutumiye nabwo twaza rwose tukabakorera umunsi mukishima cyane. Atari mwebwe ntabwo twaba turi hano. We are there for each other. Thanks a lot. Okay, twagiye na Mugabe. Murakoze cyane. Tubafitiye ibintu byinshi cyane, byinshi kandi byiza. So ahantu hose hakenewe twe turahari ku bwanyu, twabafasha. Hari kubacurangira mu bukwe no kubaririmbira, hari gutera ifu mu bitaramo by'amakorari,
by the way turi n'abakirisitu. Wow. Leo turabisilamu rata mwamushobati. Ila konyagi nabonye mu gikafuri yande ba. Ira bayita motivasi. Gari yatwika. So n'ibindi byinshi turahari kandi twiteguye kuzafasha kandi namwe mwakoze cyane kuba mwatwakiriye. Imana ibahumugisha. N'ubutaha tuzabakira. Tuzaba twaje iwanyu. Okay, tuzasanga amazi ashyuhije kugira ngo natwe tubashe kuririmba neza. Absolutely. Mamaki. Murakoze cyane. Nta bintu byinshi ndi buvuge kubyibabwira. Icyo mwakora nyine murakoze kudusapotinga kuri muziki wacu. Mwakomeza mukadufasha rero mukamusubscribe. Yes, iyi ni MEGAMIND LIFE TV nk'uko mubibona twafite abatumirwa badasanzwe nk'uko mubibona ku myambarire, ku miririmbire, ku micurangire. Ndabahishurira yuko umunsi tuzabasura badufitiye byinshi byiza birushije ahangaha. Twumva beat mu ngoma, twumva piano, twumva solo, twumva bass, twumva umuhogo. Muriteguye? Yewe nditeguye. Are you ready? Yes, we are ready. As. So muri ubwo buryo rero abakunzi ba MEGAMIND tuzabatengwa vuba bidatinze. Tuzongera tubahuze n'aba basore. Nawe utaha. Ciao. Bye. Reka tugire gutya dusezera abakunzi ba MEGAMIND. Akagaruka wala. Okay. Ndakureba nkibuka umunsi usezera papa, amagambo yambwiye atuzandeberera umwana. Ndakureba nkibuka maso ha mama hadashaka kukurekura, batakana kangeyo niba humure uko nasezeranye imbere y'Imana ngo nzagukunda kurusha uko wikunda. Niba wibaza niba nzagukunda karamata, yego nakizakundutira, yego uzahora uri mine, vare valentine, vare nzagukunda karamata, sheri nakizakundutira, uzahora uri mine, vare valentine, vare. If you haven't watched the song yet, guys, it's already on YouTube.